Hello guys, amakuru iminsi mumeze neza nari mbakumbuye cyane. Mumeze neza nari mbakumbuye. Twagarutse uyu munsi. Nizere ko mumeze neza. Nari maze iminsi ndwaye ariko Imana yamfashije uyu munsi iri kuza. Nizere ko namwe mumeze neza. Abarwaye Imana ikomeze borohereze. Hanyuma uyu munsi ko witondetse ako shaka kunujibesha muri itondo nicyo kintu kirenze ari uyu munsi genda korera inyuma ya kamera pasire mu bintu ari kuvuga igende itonda pe umuntu wese arabizi neza ko nitonda muri comment ubyandike uyu munsi tujye gukina game dore yo ni yiberekeyo mana iki kintu ni utubeshe uryifu truth and dare no kuvuga ngo giye kujya mbaza pasi ibibazo nawe mbaze uri bubeshye arashyira umutwe mu ntabwo twitaye ku bindi bintu byose. Okay please ntimugire ahantu mujya muri hano hafi hanyuma se karimbe ntega ndaje tuzana maze gutega uretse gato buri ko bigiye pasi ndumva nshaka kwishyira mu gafunda ntabwo byakunda kambe ni protege hakiri kare kuko ifundo yiteguye kuyirya ko ibibazo nteguriye reka nkushyire imbere yaje ntabwo ndikubyizeye ngushyire imbere kanze nigire neza da ngiye gutahana wigi y'abayifu bakambaza ngo uvuye he ifu abo njyayeho kukwifu ntari buze kandi turi Friday umunsi nagire urayirya nta n'ubundi bigusige gusura nayirya wapi ifu kabisa nyana ngo ndebe ifu sawa uko birambaje ibyo bisuko byawe namva iki ukora retushe kugira ngo izo lashes n'ibisuko birambabaje cyane ibintu byose nanze kwikora retushe kugira ngo ninza kugira ikintu gituma ntabwo najya kwiga muraho neza mumeze mutenge mumeze neza ndashima Imana amahoro namwe mwese aho muri peace and love yabasobanura nta kintu ndiburenze turahera kuri wowe cyangwa je reka banze urabanza okay cyangwa nawe kamwe kurya kugira ngo mbaza kimwe mbaza yego yes warute uyo kubariza rimwe kimwe okay basolitaire cyane buriya ako banze oya niho batasi sije ukazajya usiga okay ikibazo cya mbere ufite ubushobozi vuga cyane ufite ubushobozi bwo gusubira muri past yawe ni igiki wahindura ufite ubasha ni igiki nahindura ifu imbere cyane wandakivuga kusto ndakubwiye ko nari mukivuge se ariko ushaka utsinda ifu pe nahindura shaka nditekereza iyo ntayo nsiga tu nahindura igisuko hahise handura nahindukira sha ntabyo mvuze reba harabanza kanza nkwereka hano go akira shyiraho umutwe hano twagiye ikibazo cyoroshye gutekereza muri ibi niba ntashaka ikibuga birya nawe twagiye upfa kumva ikinyarwanda cyuzuye ni ikinyarwanda cyane buriya mu Rwanda hari uturere tungahe ndabajije ngo mu Rwanda hari uturere tungahe avuze basi bro
ndataha sineziteze hagishe urasubiza nagusubiza aturese si dutanu ntabwo ari dutanu deja wakishe 30 shira umutwe hano man you're not serious ariko I'm serious bro now witegura ibindi byinshi nkabyo ni se u Rwanda rugizwe n'uturere 30 ntabwo rumbwe ko tuje mu kizami cya leta jewe se ntabwo nzi ibyo wateguye nawe ntabwo nzi ibyo nateguye ariko ifu yinjiye mu matwi maze ko agiye wishyira mu maze gira vuba naho ka lipstick ukagiye kuva ntambabaje Cynthia uri kuntwanira mwana reba ukuntu ugiye udashyizeho ubundi turajya dushyirirana nta kwihanagura okay twakiriye niho kurikira kumbaza cyakoze ntabwo nagiye gushyiramo imiyaga ntuyishyiremo ko ujye nanditse ndajya kubaza ibyo nanditsemo icyo ntasubiza ndagishyiremo umutwe rero ikintu kiretse gusa utagendanye amavuta ku isi turagenda dusa gutya Imana iguhaye amasaha 24 ngo uyisimbure bakora iki nyisimbure nsimbure Imana donc ujye mu mwanya wawe bano kwisimbura ako ni urugero ni iki wakora none kuvuga ngo kubaza ibibazo bikomeye nganyumva ibibazo by'ubajije ni kuri kw'Imana ni igiki nakora naho urubyara abantu batafite aha igikurikiraho dore nasibye ibibazo ngiye kubaza ariko ibintu wabibujije ariko ndabireka n'ibindi bintu ugomba kureka nk'iki kibazo cyane ko ntabwo cyari kiri serious aha ni ikihe kinyobwa nkunda nyine my favorite drink kameme nk'abantu b'inshuti uzi ikintu nkunda kunywa sinywa inzoga ubwo ni mu madrinks abantu muri kutureba iki kibazo kirakomeye cyane oya urakizi ntacyo uzi niba utakizi urashyira mu mutwe niba ukizi kivuga nahise gutamo inzoga nywa kofi nywa juice nywa smoothies nywa amazi nywa umusururu ukunda amazi ko niyo menshi shyira umutwe hano pasi ariko ni neza ntabwo ariyo nkunda pe shyira ntabwo ushwana guhari shu ntabwo ubunyeretse ko nkunda amazi ntayakunda nkunda smoothie ikindi kintu akunda cyo kunywa kivuge ntabwo nivuze reka nemere ariko ikintu avuze ntabwo ari nicyo babeshya ni ukuri ko bagiye nkunda smoothie gusa ndemeye ndatsinzwe kubera yuko ngiye nkunda smoothie ndamukanye ntabwo nkoze nta kibazo ngaho twagiye twagiye ukuntu biri kujya benshi ibyo washakaga se urishimye twagiye icyo gihe kibazo twagiye mubaze niwe ugiye kumbaza yego ni njye umaze kubaza ko umaze kurya ifu ahubwo ndajya nkwiba pasi none niyo ibintu bitatu waba udafite ibintu bitatu nabaho ntafite utabaho utabifite ibintu bitatu ntabaho ntafite amafaranga icyo ni icya mbere iki ndagisubiza ye
icya kabiri nawe ntafite bitatu kubaza byinshi mwana uko amafaranga arimo byose bitatu ikindi amafaranga oya ikintu bitatu ntabaho ntabifite icya mbere ni umwuka first of all uko ndiho icyo ni icya mbere kitahari ubwo ntabwo naba mpari ego mwana utaje no okay ngambwira urugero ko ntabwo wiha ibintu wowe njyewe niha nabasha kwiha yego akumva utawo udafite mbese bibwira abantu badukurikiye ntabwo ari byo bibwira aguswe twasize bwa mbere nawe wabimuze oya nawe nta bwa mbere nese turi bwa mbere n'ubwa kabiri ndetse gato kagufasha icyo kuzo na zahabu yari kure ase udashobora kugerageza sinemera agashyira umutwe sinyoreye bazi imbaraga uri gushyiramo ndabikwishyura nashyizemo byaragiye njye ugiye kukubaza mbega ibaze iyo nta mbaraga kare ibintu bari kuvuga ubundi biga niyo nashakaga sore rero nakwiteguye cyane buriya nakwiteguye ni ikihe kintu nanga cyane cyerekeye donc ku nshuti zanjye kandi nawe uri mu nshuti zanjye ni ikihe kintu nyine ntajya nshobora kudijera umuntu ubeshya nicyo sha urarokotse ni iki kintu ugenderaho urama ibintu bitatu iyo ugiye guhitamo inshuti ngendera ku nshuti nakumva ku nshuti ngendera ibintu bitatu ibi byo ntabwo njya mu ya mbere nanabihimba aho kujya tureba nta kuntu guhimba hano birimo oya ndabikigesha ukuri ntabwo ufata nkunda umuntu uzi ubwenge ubwo ubwenge mvuga kuba ari macuwa yiyubaha kuba ari umuntu uzi ubwenge ariko atiyubaha iyi barahari so nkunda umuntu nyine ufite ubwenge first of all ariko wiyubaha ni bibiri bikubiye muri kimwe icya kabiri ngendera ku nshuti ko ngira nkeya buriya ukuntu ndeba abantu wengira inshuti nke pe hari abo tuzanye ni benshi ariko inshuti nkeya iya kabiri ntabwo nkunda umuntu ugira negativite muri we nk'icyumva nk'ikibibona rwose do ndi allergique n'umuntu mba nagiye icyo si icya kabiri icya gatatu umuntu w'umusinzi buriya ntabwo namugira inshuti ni ukuri mvugishije ukuri umusinzi wa muntu utavuga ngo uriya muntu ni umusinzi ntabwo mutwara inshuti bitavuze ko ari uko ntaziranye cyangwa ntafite nk'inzoga ariko umuntu nyine unywa inzoga agahita yikomporta biri bizarre ntabwo umuntu yitwara inshuti ntabwo njya twagiye kandi kuri iyi nshuro bagiye kujya kuko aha ni ikihe kintu nkunda gukora muri free time and like turi mu muhanda nkakora mba ntwaye turi gutera story ugiye dutuje ducecetse cyangwa se ndi nko mu rugo nkunda gukora iki kuri rimwe nta mugogera kuyirya nabwira ngo rero gusa twagiye sha uragikoze twagiye nkunda iki vuga cyane bakuru kuririmba akunda kuririmba pasi ni njye ugiye kubaza bikunda pe njye kubaza ufite ubushobozi bwo gukora ikintu kimwe ku isi wakora iki nakoraho ubusambanyi ndi umukristiani nijya ukubaza nijya ukurikira ariko wateguye ibibazo bifite ukuntu kuko biri kubwiye byinshi nako nabifashije
ni ubuhe bwoko cyangwa se ni ihe style y'imyenda nkunda kwambara? Agiye gukotora. Ariko nimbivuga ntuzo kuri niba ari byo ntabwo subize ko ntajya mbere cyane kuri kuba ntabwo byo basa kundi ibintu bigufi bitamwegereye nibyo ntabwo ifundi bisi ako bitari bigufi cyane yapana bigufi cyane ako bitamwegereye ntabwo usubira mu ifasho sawa twakiriye yo basa kandi nta njyamo ye njyamo ikaba se kunyicira style byakumarira iki azanye n'indi myenda wallahi nagiye guseka ntacyo aho gukundana n'umukene ugukunda cyangwa se gukundana n'umuntu w'umukene kutagukunda wahitamo iki kubera iki donc ufite umuntu ugukunda w'umukene umukene wa undi nyakujya sobanura neza tuvuze umukene ntabwo tuvuga umuntu ururimi umukene nyine ku buryo umukene wa muntu ushobora gukundana agukunda ariko ku buryo ushobora kugira ikintu wifuza ntukibone no gukundana n'umuntu w'umukire ufite ibintu waguhereza ibintu byose ushaka ariko atagukunda wahitamo nde kubera iki ndifashe ako kantu k'uturere ndifashe basi unsebye kuri kamera hari ibindi byinshi biri busubize hano yesu ubu koko ibaza abantu kubifu yanjye mu maso byakumarira wenda wowe ufite ibiri kuyitangira nanjye ntibiri kuyitangira kuko nuzuye ifu ikibazo domba iyo mba domba lashe zanjye nagiye kandi zaraguhenze kandi zirahenda ni ukuri zirahenda ambaje twagiye sasa ibibazo bikomeye si yigezweho iki gikomeye rwose ni ibihe biryo nkunda mu biryo byose uzi nkunda ni ikihe kiryo ukunda seafood like ibintu byo mu mazi byose se hari isambaza hari ifi hari byinshi bibo ni ikihe nkunda muri byo kuruta ibyo byose seafood mvuze muri iki ko seafood ntabwo igizwe n'ikintu kimwe seafood harimo n'inzoka kandi inzoka barazirya kandi si inyirya ukunda ifi oya pe injira injira kose bite bya ni donc ko nkunda ifi ngiye kuruta isambaza bro kugora niba utari unabizi noneho for your information ngiye nkunda isambaza mw'abantu mwereka mbabazi umuntu ubaye imyaka irenga itanu nturamubona ry'isambaza ahora ubabwira ariko akunda isambaza ntabwo turazisangira sa gucurira zimwe jesus yawe kiramo umutwe pe kandi ndagushyiriramo Jesus kuvuga ni wowe hanze vuga Jesus uyu bosi no munsi ntabwo iyi tariki iratangaje ntabwo ndayibagirwa actually ni ubwa mbere nkinye bwemeza ariko bana we byangoye cyane kubimenyera nongeye kababwire mfite ikintu bita ubushyuhe ndashoje aho twiyemeza nk'igifu ni iki kigutera imbaraga zo gukora cyane abana banjye ntinya kuba mu bukene first of all ikindi nibaza ntakoze utuntu n'utuntu abana banjye abantu bose babaye nkawe isi yaba nziza cyangwa yaba mbi babaye nkawe yaba nziza yaba nziza pe abantu mutabyumva kimwe baraza kubyandika muri commentaire yaba nziza yaba iryoshye kweri Dr. Nsanzimana Sabin uramuzi? Dr. Nsanzimana Sabin uramuzi? Icyo ni ikibazo ubwo ni ikibazo kirimo AB ntabwo umuzi kuba utamuzi nta n'ubu uzi niba ari minisitiri w'iki ntabyo uzi ni minisitiri none se yego Elvas
aha Dr Nsanzimana Saba first of all ntumuzi ibyo ntabwo uzi icyo ashinzwe uba ntabwo nzi rwose shyiramo umutwe rero ninde banza ninde akora icyo ashinzwe iki ninde umuntu kumva ni minisitiri w'ubuzima shyiramo umutwe ubutari dukira game none ukajya ushyiramo ibiyaga uziko ibintu ukoze mana ari icyaje ari baramukoze usikize uri gukora hano ntabwo tukiri muri game tukavuye muri game ukoze ikintu cyitwa guharabika ubu uyu muntu koko ubu baravuga ko ndi umukongomani ariko ntabwo rega wajeje ntabwo shyiramo umutwe shuka ndagushyiriraho shasi turi kunshuka uziko uri kundusha aha hantu hawe hafite imbaraga kabisa urwaragura iki urasubiramo n'ujya guhanagura mbega agasura ufata agasinapu ariko shu mbaza turashize tubayeho harabura bingahe asubira umaze kubaza bingahe ntabwo nabimenya nanjye sinzi ibyo maze kubaza n'iki kintu wumva cyatuma ukora divorce n'umugabo wawe sanze ari umutinganyi icyo bireze icyo kintu nataha pe ni bibiri ofete nsanze ari umutinganyi cyangwa se akambwira ngo ndakwanga sinkigushaka twagiye n'abakozi bambabaje ko ibibazo biri hano shapasi mbabara pe njye nongeye kumbaza ibintu kwanza ari ibintu bijyanye ari ibintu utagomba kumbaza ntabwo ngiye kujya kumbaza ibyo ntekereje kuko ibyanditse byo gusa no kutabisubiza ibintu uri kumbaza ubu tugeze mu buzima ubu kuko marange twaje mu turere ikintu arimo araharabika aha nkubaze hari ibintu ndi kwirinda kukubaza byirinde pe buriya kubera ko ababyeyi bacu mujya mudukurikirana hari ibintu tutazajya tubaza ubibyirinde kandi cyane kirazira cyo kita kirazira ariko ibibazo urateguye buriya mushyiriyemo imiyaga twagiye harimo ikintu cyitwa kirazira hano kuri kamera mushyiriyemo imiyaga twagiye uze kugurira akantu ko kunywa ntituva hano kuko nibikwereka hano urasanga kagasimoti ndakagura ukanguriye pe kagasimoti nkunda wambajije ngo harya umugabo w'umukire n'ibikire nsubiramo ukuntu wambajije menye ko nkubaza hari umugabo w'umukire n'umugabo w'umukene hari umugabo w'umukene ugukunda n'umugabo w'umukire utagukunda wahitamo iki nifashe nyamuntu ngewe nkurikije ko nkuzi ntabwo wakunda umugabo w'umukene ndabakunda ariko waprefera umugabo like ufite buri kimwe pe ariko nimvuga ngo utagukunda ufite buri kimwe na kimwe oya ukaba ubyicayemo gusa ariko nta gisubizo ubifiteho uri mu nzu nziza urumva ufite imodoka nziza ariko naho ujya ubanza gusaba uruhushya mbese ibintu kondisiyo buri kimwe ufite ni kondisiyo urumva kuba ufite imodoka nziza ntabwo wemerewe kuyigendamo utagiye wenda mu donc ntabwo wajya gusohokana n'abakopine bawe ntabwo donc buri kintu cyose ufite ni kondisiyo nta mahoro bifitemo ariko urabifite cyangwa se umuntu w'umukene udafite ibyo byose undi murya mwagize gutya muri abo bombi wahitamo umukire kubera iki kuko ubukene burababaza cyane none ari kwivuga none se ibibazo ameze ngo burababaye cyane kugira ngo muri kono nahitamo umukire tubana mfite ibintu byose akakugenga muri byo hahandi umera nk'umucakara umwana wanjye ntagire ikintu abura ntagire ikintu yifuza ariko se oya n'ibyo byose akabibona watanze gusobanura detaye nta kibazo ngende detaye gutanga detaye niba wumva uhari ukaba simwemere ngewe ariko ntabwo nabona umukene tuzajya ugiye yo karibira nta kibazo umukene tuzajya twageze gutya ntabwo byakunda ubanza kujya mu oya na sawa mbaza kuva mu baza kunutsa muri weekend vre sobuze icyo mbaza nanjye kukishaka nibibura ndajya mu kayi nanjye gushaka ikintu gisanzwe mbaza
kuki divorce zabaye nyinshi ubu ngubu kuruta kera? nuko habayeho donc turi mu isi y'inyungu cyane niko mbibona ndi kuvuga nkanjye ngo hari igihe ushakana n'umuntu kubera nyine ibyo navugaga inyungu mufiteho nyamara mudakundana kandi abantu badakundana mu rugo ni gake cyane bashobora gutindana. Ikindi abagore kuva aho twaherewe ijambo uburinganire ntabwo uburinganire tubufata nk'uburinganire uburinganire twabihaye nyine ubundi rwego nta mugore ushaka guca bugufi bafite arashaka nk'umugabo navugire hejuru navugire hejuru no barangana kandi njye nizerera ko umugabo still ni umutwe w'urugo umugore n'umutima w'urugo. Ubwo mbivuze nkanjye ntimukajya munyitaho cyane njyewe ndacyafite imyaka mike cyane nta bwenge bwinshi mfite pe ubwo bivuze nkanjye inararibonye rifite ukuntu none nko gucana inyuma aho bireze cyane kandi ku mpande zose cyane so numva nibaza ko ari ibyo ifu ntabwo kigiye ntayo njyamo ibisobanuro byawe ndumva ngende ndakwaho nabyo ibaza ko ndikubura ibintu ntubaza kubera ko njyewe nateguye ko gushyiramo imiyaga ndabona washyizemo inkotari ya Kristo byihorera ibyera bintu ino kare no kurifunze gutya yuzuye ibibazo cyane abanyaridatsanze okay ni ikihe kintu wambajije ibintu bitatu ngenderaho mpitamo inshuti noneho ngambwira ikindi kintu kimwe kirahagije njye ntabwo ndi gusabe byinshi gituma inshuti wenda nshobora kuba narahisemo ariko kwibeshya bibaho umuntu uri mugari nkayibeshyaho nkaza kwisanga ibyo namubonyeho mbere atari ko bimeze no nkamenya true y'uwo muntu uwo ari we ariko icyo kintu kimwe gishobora gutuma mugumaho nyine nkamugumana nkavuga ati nubwo ariko iki kintu kimwe kirahagije kugira ngo mukipinge nk'inshuti yanjye ni igiki kandi tujya tukiganira buri munsi ubu cyatuma umuntu mugumana nk'urugero nka kugumana ariko nzi ko nyine bya bintu byose navuze nta kwihanganira bifite ariko nkakugumana kubera ikintu kimwe muri uko kugumana nkaba nzi uburyo nyine nkujyana ntuzi ariko nkakugumana ni igiki ufite ubwenge aniba ni kimwe rwose kandi bijya mu muntu ntabwo ari cyo ako se pasi wanjye nakubwiye ngo ntabwo ari cyo ntikubwire se wankinaniwe ariko ubanza ujye mu bufu ndakikubwira kimwe mbere yuko njya mu ifu kugira ngo abantu batuva kuri kongera ni iki umuntu utagira ishyari ibyaha byose yagira ntamubabarire ko atagira ishyari kandi wari ukaje kuko ishyari uwo muntu ushaka ntabwo byavamo cyakoze ifu y'umunsi ndayiriye pe ntabwo nzajya kurya ubugari ubwanyu naragira ngo nzajya kurya ubugari kera ariko ngake twagiye ntabwo ugera ushyira mu mutwe ugenda ibintu dukora twageze mu aho abantu bari kutureba urebye isura ndikara nyakasi wabona n'indi ufite kubizagemo amahane hagati aho turi ku musozi harabura ikibazo bibiri iki kimwe n'ikindi gikurikira wambaye umweru gusa nayo nta kibazo aka lipstick kagiye kuvaho ni iki kintu nkunda mu byerekeye iki njye nagiye nkubaza nkubwira ati nkaguhingera mu byerekeye iki kurya kunywa kwambara kurya nkunda iki kurya ukunda ubugari kandi ntubeshye urabukunda shaside ntukire mu ifu urabukunda cyakoze urabeshye ajya mu ifu yesu we yesu ubugari ntabwo utari bwonyine wari kumbwira ibintu bibiri ariko shaside kurikirira mu ifu gusa pe ntabwo ukunda ubugari nese ubugari ukunda ubugari n'inyama inyama bwoko inkoko nibyo si byo nibyo urabona ikintu kihaje okay ntujye kumva ariko mama barishimye
ibyo nkubaza we nkubaza ikibazo ubwo ni kimwe tugahita dusoza ni iki kimwe cy'igikurikiye njye mfite iki kimwe rwose tugahita dusoza ubwo nawe ni kimwe nta kibazo ndi hano iyi mihanda ya YouTube nyine hano kuri YouTube mpari kubera iki tuhari njyewe de ma part ntabwo ndi kukuvugira njyewe kandi twarabiganiriye nahaje kubera iki donc ibi byose turimo ni ukubera iki impamvu ebyiri imwe yahagije ugiye kurya ifu ndabizi kuri bukice ndifashe kanigire mu ifu ajya mu ifu mwana wanjye kandi ntongeye kwihanagura sinti ntongeye kwihanagura urihanagura ndagukubita urushyi dore aho mbwira ikibazo cyanjye mba njya mu ifu cyangwa ntajyamo dusoza ikibazo cyanjye ntabwo ngenda umuntu mwiza reka nanjye ndi umuntu mwiza ngenda umuntu mwiza ntabwo nakwemera kujya mu ifu ngiye kubaza ikibazo kugira ngo n'abantu badukurikiye kizabafasha yego ni iki wagira yo gushyiramo akanama uzi ubwenge ni iki nihe nama wagira abana b'abakobwa bifuza kuza kuri iyi mihanda kimwe urababwira ikintu cyatumye uyizaho n'inama wabagira abifuza kuza abashaka kuyizaho icya mbere hano kuri YouTube ni akazi nk'akandi uramutse ufite impano wiyumvamo utari impano ukaba wumva hari ikintu ushobora gusangiza abanyarwanda aha hantu ni igikuta cyiza cyabigufashamo urumva ni akazi ukakazaho uri serious urumva ikindi ni akazi igikurikira ibyo byose cyambere ni akazi ni impamvu inama nabagira ni ukuza aha hantu first of all ni umushinga nk'undi wabanje kubyigaho uzi icyo uje kuduha urumva ariko byose biherekezwa no kugira ubwenge ko hano uri burebwe n'abantu batakuzi n'abakuzi urumva buri wese akujajinga uko ashaka so biba bisaba byibura ugira ubwenge ku mwana w'umukobwa warezwe kuko hari abatararezwe warezwe ugomba kugira indangagaciro zikuranga nubwo waba uri kuri kamera uranyuzwe n'akandi kantu mbwira nk'agakisi kambwire kavuge ukivugira kandi navuze ko ari akazi kandi ugomba guhaza ufite ubwenge ufite ibikuranga nta muntu utagira principles yego ikiruta ibyo byose hano rwose hariho effects sinzi ko nabyita nyine hari ibyiza n'ibibi ibintu by'uyu umwana w'umukobwa yakwirinda rero ibyo wakwirinda bya mbere ni ugushukwa cyangwa se hari ukuntu iyo ubona umaze kugira abantu benshi bakuzi uhita uhinduka wa wundi wari we ukamureka ugahita uba undi muntu so fame ntikabakanga fete be you komeza ube wowe niba hari umuntu wari ufite komeza ube umuntu ntumve ko kuba uzwi wese uba icyamamare utangire kwigira umuntu wa danje utangiye kwirya ku bantu muziranye nuhura n'abantu bagusuhuze bakwishimiye barebe nkaho utabazi nawe komeza ube wowe nta kindi nzabivuga ejo cyangwa ejo bundi harimo muri game abanyarwandakazi ikintu nabwira banyibye nihanganye kubera ukuntu nsanzwe nitonda niba nakwibye nihanganye hariho ibibazo urasenge sinigeze nkwiba kampanagize hariho ibibazo bajya bambaza nifata kubera yuko ntago nshaka gusubiza ibya nyabyo hari banjije ubusahane cyane nanjye ntabwo ubwo nari ufite hano twakiranurwa nande se ubwo kereka ari nka mpinga uri hano hakaza na Gisele ubundi badukirana ariko abo bantu babiri tuvuze muraza kubona ko banyibye nanjye barabibona ko hari ibintu wanyibye hari ibintu wagiye ubaza ubizi neza ko ntabisubiza
kagafu ciao 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 uyu munsi ni bandrede abashu ariko abagafu bari kunsiga bari kunaka